Ndabasuhuje aho muherereye hose. Nanakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe udukurikiye wumva neza ururimi rw'ikinyarwanda. Ngiye wumva nitwa Alain Ingabire. Niba uri mushyashya nguhaye ikaze kuri channel yacu Storyteller Rwanda. Tuguhaye ikaze mu muryango w'aba Big Dreamers. Ese wigeze utekereza gushakira akazi mu bihugu by'amahanga, especially nka Canada? Niba wibaza icyo wakora, icyo usabwa kugira ngo ubashe kuba wabona ako kazi, iki kiganiro ni wowe cyateganyirijwe. Muri iki kiganiro turaganira uko wabona akazi muri Canada, cyane cyane ariko turibanda ku kazi k'amasuku. Ni akazi gasanzwe kandi gahabwa agaciro cyane muri iki gihugu cya Canada. Aka kazi ko gukora amasuku ni inkingi ya mwamba mu nzego zitandukanye. Urugero nk'amavuriro, ibitaro, amahoteli, amaofisi manini ndetse n'amasoko atandukanye. Niyo mpamvu natekereje ko hari abakurikira Storyteller Rwanda bashobora kuba interested yo kuba bakora imirimo nk'iyi ngiyi, kandi ntabwo ari imirimo isuzuguritse kuko harimo n'abanyakanada bafite ubwenegihugu bayikora, kuko usanga ari imirimo ihemba neza yagufasha kugira aho uva naho ugera. Ndaza kukubwira amafaranga ushobora gukorera ku isaha mu gihe uhisemo kuba wakora akazi k'isuku muri iki gihugu cya Canada. Ndakubwira uburyo kano kazi wakabonamo, nguhe n'urutonde rw'ama companies ushobora kwifashisha ushakisha akazi, kuko ni amakampani ahora akeneye abakozi mu rwego rw'amasuku. Aka kazi ntigasaba kuba ufite impamyabumenyi y'ikirenga kugira ngo gahabwe. Ikindi karizewe kandi ni akazi katarangira, ni akazi gahoraho. Kuri wowe ushaka ubwenegihugu, ushobora kubikoresha nk'inzira yoroshye yazaguhesha permanent resident, ukaba wabona ubwenegihugu bwa Canada binyuze muri aka kazi k'amasuku. Reka nkubwire uburyo wabonamo kano kazi. Nubwo nta mpamyabumenyi y'ikirenga bakwaka, ariko hari ibintu by'ingenzi abakozi bagomba kuba bujuje kugira ngo bahabwe kano kazi ko gukora isuku. Icya mbere, kuba uri umunyamurava kandi uri inyangamugayo. Icya kabiri, kuba uzi gucunga igihe, time management, koresha igihe cyawe neza. Hari serivisi zimwe na zimwe zisaba impamyabumenyi nk'izo mu bitaro, aho uba ukeneye kuba ufite impamyabumenyi runaka, urugero nka WHMIS. Iyi mpamyabumenyi ni gufasha kumenya gukoresha ibikoresho bishobora kwangiza cyangwa kugira ingaruka ku buzima. Aho wakura kano kazi rero, reka mpababwire. Ndaza kubabwira urutonde rwa companies nyinshi, ariko inyinshi muraza gusanga mwajyaga muzisanga kuri Indeed, Job Bank ndetse na LinkedIn. Icyo wowe ushobora gukora ni ugutegura CV yawe neza, ukagaragaza ubushobozi bwawe ndetse n'uburambe mu kazi niba ubaye ubufite. Kuri wowe ukeneye ubufasha mu bijyanye no gukora CV, watwandikira twagufasha gukora CV ihuje neza n'akazi uri gusaba kandi iri kuri standard ya Canada. Tuzagucharginga amafaranga make cyane. Ku muntu uri hanze ya Canada wifuza kano kazi, inama nakugira nuko mu gihe uri gushaka kano kazi kuri zino mbuga nkubwiye hejuru cyangwa kuri companies ndi buguhe hasi, nuko wazajya wibanda ku kazi gafite LMIE sponsorship. Ibi ngibi bigufasha kubona uruhushya rw'akazi ari rwo work permit, bigizwemo uruhare n'umukoresha wawe. Ibiro birakorohereza mu rugendo rwawe rwo kubona visa. Ushobora kwibaza, ese umuntu ukora amasuku muri Canada ahembwa amafaranga angahe ku isaha? Urugero nko mu ngo, umuntu ukora amasuku ashobora guhembwa hagati y'amadolari 15 n'amadolari 18 ku isaha. Ariko wagera mu bitaro n'andi maofisi ahambaye, usanga umukozi ukora amasuku ashobora kugeza ku madolari 26, aho ni ku isaha. Urumva ko ari amafaranga menshi. Nko mu ntara nka Alberta, British Columbia, usanga umushahara uri hejuru cyane kurusha ahandi. Bimwe rero mu bintu usabwa kugira ngo ukore kano kazi harimo kuba ufite passport iri valid. Ikindi, kuba ufite uruhushya rw'akazi, work permit. Nakubwiye uburyo wayibonamo. Ibaruwa yemeza ko wagiriwe icyizere n'umukoresha. Ibi byose bijyanirana n'umukoresha wahisemo ndetse naho wabonye akazi. Icyemezo cyo kwa muganga cyo ugikura mu gihugu uherereyemo kano kanya, ndetse na criminal record. Ikindi kiyongeraho ni certificate yerekana ko uzi cyangwa se wumva neza Icyongereza
cyangwa se Igifaransa. Zimwe mu nama nakugira wowe udukurikiye uri interested ku kazi ko gukora amasuku muri Canada, nuko ugomba kwitonda mu gihe uri guhitamo umukoresha. Hari ibigo bimwe na bimwe bidaha agaciro abakozi babo. Niyo mpamvu turi hano ku bujyanama tujya tubaha kugira ngo muhitemo neza ahazaza hanyu naho wakorera akazi kazakugirira akamaro kandi ugaha agaciro nk'umukozi. Ikindi kintu nakubwira gishobora kugufasha kubona akazi mu gihe uri gusaba akazi, ntabwo uri limite ku bigo runaka. Wemerewe gusaba akazi ahantu hatandukanye. Ibiro bishobora kuguhesha amahirwe. Niba usabye akazi mu bigo byinshi, uba ufite amahirwe yo guhamagarwa na hamwe muri ho, cyangwa se hose bakaba banaguhamagara. Reka nguhe urutonde rw'ibigo 10 bishobora kugufasha kubona akazi ko gukora amasuku muri Canada. Muri ibyo bigo ushobora kureba background yabyo, ukareba ibihuje naho wifuza kuba wakorera. Harimo ibifite imirimo mu mahoteli, mu nganda, mu ma warehouse, mu bubiko muri rusange, mu ma office atandukanye ndetse no kwa muganga. Kuri we wifuza akazi nko mu mahoteli, ushobora kugerageza The Job Shop. Hano bafasha abantu bashaka akazi mu rwego rw'amahoteli. Naho mu nganda wareba Landstand Canada. Hano baba bafite akazi mu nganda, ibitaro ndetse n'ibindi bigo bikomeye. Ku bashaka gukora akazi k'amasuku, urugero nko mu bigo by'amacumbi, wagana Clean Canada Staffing. Baba bakorana n'ibigo by'amasuku, cyane cyane umwihariko wabo ni mu macumbi. Ushobora no kwiyandikisha ku rubuga nka Express Employment Professionals, Drake International, Hayes Recruitment, Canadian Staffing Consultants, Job Bank Canada, Adeco Canada, Rebosus, aho usanga hano bafasha abantu kubona akazi k'amasuku mu nganda ndetse no mu ma warehouse. Iyandikisha hakiri kare kandi ubikore ku mbuga nyinshi zitandukanye, urugero nk'izo maje kuvuga hejuru. Ikindi, garagaza wowe ibyo wifuza mu gihe uri gukora application yawe, aho ushaka gukorera, amasaha ushaka gukora ndetse n'icyiciro cy'akazi wifuza gukoramo. Kubera ko mwe mudukurikiye abenshi baba mukeneye work permit, mbere yo gukora application ku kazi runaka, yubanzure ko gafite visa sponsorship. Ibi birakorohereza mu rugendo rwawe rwo gushaka visa, kuko umukoresha wawe niwe ugushyigikira mu kubona work permit. So, tegura neza CV yawe. Ujye uzirikana ko muri CV yawe ariho hagaragarira ubunyamwuga bwawe. Aka kazi ko gukora amasuku nubwo henshi muri Afrika bagasuzugura, ariko muri Canada suko gatunze abantu benshi kandi kabafasha kubona ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi. Ikindi, kagufasha kubona PR, permanent resident, ukaba wagaininga ubwenegihugu bwa Canada ubikishije akazi ko gukora amasuku. Niba ikiganiro cy'uyu munsi hari icyo kigufashije, don't hesitate to like our video. Usangize inshuti n'abavandimwe amakuru nk'aya ngaya, cyane cyane ujye wibanda kuba yakeneye, nibwo bigira akamaro. Niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi wifuza gutanga kuri ibi twamaje kuganiraho, wagishyira muri comment section tugakomeza gusharinga ibitekerezo. Ndabashimiye kubw'igihe cyanyu. See you next video.